monde alifariki desago. Upesi nitaona nilivyotua Mbinguni kinubi nitapiga nitapiga kumshukuru Yesu. Naho ametamalaki Huku na huku Bwana ametambalaki, huku na huku Bwana amejitwika uwezo na mamlaka. Atukuzwe Baba. Huku na huku Bwana ametambalaki, huku na huku Bwana amejitwika uwezo na mamlaka. Huyo ametambalaki ni nani? Yesu mwenyewe. Shauti zitatu patura, shauti zitatu twama twikiriza twakira ijambo ry'Imana. Mushumba Turafata Revera Jambo, tuzamura ibiganza duhimana cyane. Amen. amashimwe yanjye yose gutuye indirimbo uyakire ikubiye amashimwe yanjye yose gutuye indirimbo uyakire ikubiye amashimwe yanjye yose. tumuzamure amaboko Yesu. N'inshingano z'abarimu kubwira abana afunze gukomera mu byo bizeye uhereye mbere na mbere kugira ngo babe mu buzima bweshejwe. gushaka ibintu bishobora
kwanduza reka mvuga bitatu by'ingenzi muri bino bintu umubiri n'ubugingo. Hari icyanduza umubiri cyihuse cyane kuruta ibindi ni ubusambanyi. Gifasha umwanya wa mbere kwanduza umubiri. Icya kabiri cyanduza umwuka ni ukuwugerageza, ni ukuwubesha. Ananiya na Safira bageze mu gitaramo cy'intumwa, usibye ko Ananiya ngo yaritanguje, ngo yaritanguje kugira ngo igihe cyose baza gutanga isadaka ngo abantu bose ngo bavuge ko bera. Baje mu gitaramo batandukanye kandi natangaye hashizeho amasaha atari make. Ananiya arasa n'uwashyize mu gitondo, Safira akaza mu gitaramo cy'umugoroba. Ngo bafite umugambi umwe, inama imwe, ngo yo kugerageza umwuka, ariko ngo babesha intumwa n'Imana. Icyaha cy'ikinyoma, icyaha cyo kuvuga ko Imana ivuze kandi Imana itavuze, tushobora kwera ntibikunda. Ikigerageza cyangwa se icyanduza ubugingo kirahari, ni ukutizera. Mutungi ukiwa mutu ukiwa ima teta wakine adresopi. Muzamura amaboko wese watsinze. Haleluya. Amen. Oyi pastor yasibiye cyose. Ariko reka kubwire umpungeke zikomeye cyane. Pawulo yari afite Tesalonike ngo bari abantu bapfobya umuzuko w'umwami Yesu. Shingiro niho yakeza shira imbaraga zikomeye ngo kwemeza abantu ko Yesu Kristo yapfuye kandi yazutse. Aravuga ngo musirinde abagabo bameze nk'abahuminayo, ubase babwira ko nta muzuko waberuha. Mugihe munezerewe nibo bazavuga ko ntacyabanesheje. Musirinde zambwa. Pawulo yasibye abi Filipi aravuga ngo mwirinde zambwa unabake baguke bakuru. Ubase bagenda bapfubza ngurwego rw'imbaraga wabandi bari. Mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 9 murongo 22 havuga ijambo rikomeye cyane natanze rikomeye ngo rizarituma abantu bagenda beza. Hari ukugenda. Pawulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo nuko rero narwanye intambara nziza, narize byo kwizera hatariho kurinda. Ni nayo nshingano ikomeye Imana yahaye umuntu imaze kumurema mu ngobyi ya Edeni. Yamuhaye inshingano zibiri, ngo yamuhaye inshingano yo gukora no kurinda. Umuntu agenda yeshwe umunsi ku wundi iyo afite niwe kurinda ikibisanyo cyiza yabikijwe. Iyo abantu rero bagenda no kwizera ngo hari ikintu Imana izikora ngo abantu bakaza bagenda bera, ngo ni uguhora bizera amaraso y'Umwami Yesu. Nta kindi kintu kiriho ngo gishobora koza ibyaha z'umuntu cyangwa se guhindura umuntu mwere imbere y'Imana, mu gihe Imana ibona umuntu uko ariho amaraso y'Umwami Yesu. Kandi kuba mu maraso y'Umwami Yesu si ugucaho ari ngo yavogeremo cyangwa ngo yanyureho ngo abantu babone ko amaraso yagufasheho. Ngo Imana ngo isibonaho umuntu amaraso y'Umwami Yesu ngo iyo yizeye ko Yesu yapfuye akazuka kandi ari umuremyi. Ntibisaba ibindi bintu birebire ngo banze uje kuruzi no gushaka andi masabune. Habe n'ingorane gusa zihari. Hari abavuga ko bizera ariko batizera. Kuko wizeye ngo hari ikintu ngo azashobozwa gikomeye cyane ngo no kwirinda.
mwakira ijambo ry'Imana.